na rimwe. Of course ni umubosi afite igitangazamakuru n'umunyamakuru nakamusaba bibaye ngombwa, ariko ntibyeze biba ngombwa, ntabwo nigeze musaba akazi. So nta mpamvu nimwe rero mfite yo kumugendaho. Icyo cyo rwose umuntu wakivuze ndumva ko ari gushaka views, gushaka grounds ibyo ashaka kuvuga, ariko ntabwo nge nigeze ngirana ikibazo na Ken Sura ko ntigeze anyima akazi, sinigeze musaba akazi. Ufite wigeze no kumpropose akazi sinagafata. Ken sintunga nimero ye, na nimero ye ngira sindamuhamagara, ntaramuhamagara ashobora kuba atagira nimero yanjye. Nge wigeze kumpropose akazi turi kuri stade, sinakora suivi ngo ngakurikirane. So icyo kuvuga ko yanyimye akazi ntabwo ari cyo rwose, naho bihuriye. Ntabwo yigeze anyima akazi, nta nako nigeze musaba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri kubijyanye na campaign yo kwamaza match n'abahisemo gukoresha, urumva ni ibintu bimaze igihe, bishobora kuba bigiye kumara nk'ibyumweru 2 n'igice cyangwa se 3, kuko hagati ya match ya Gasogi na Rayon Sport yatangiye kuyamaza hakirimo izindi match 2. Murumva ko bimaze igihe kirekire. Ibyo navuze kwa ane nibyo nanditse kuri X nyuma ya match nka reaction y'ibyabere muri stade bijyanye na showbiz bitajyanye n'umupira. Ntabwo ndi umuntu uri homophobic. Sinekereza ko hari n'umuntu wigeze mbona hari ku rubuga rwarirwo rwose ntuko umuntu ngo nuko ari umutinganyi, ngo nuko ari icyo, ibyo ntago nyabikora. Nta muntu nigeze ntuka ko ari umutinganyi mundi mu buzima busanzwe. Semuhungu twatangiye kuvugana kuri Instagram kuva muri 2020, arabizi ko ntigeze mutuka kubera sex orientation yiwe. Ntabwo nigeze mutuka ikintu na kimwe muri chat zose, kuko iyo ndamuka naramututse kubera ko yagaragaje chat twagiranye yaba yazigaragaje. Ntabwo ushobora gutuka umuntu kubera niwe, cyo gisobanuke. So nta kintu mfite kiri against ubutinganyi cyangwa se gayism, yewe na lesbianism. So ikintu rero navuze kwa Kasuku ni nk'icyo nanditse kuri X. Na Semuhungu uburyo twajyaga tuvugana, ntekereza ko najyaga mbimubwira mu buryo buri clear. Njyewe ntabwo nemera living together, nemera ko abantu bakora ibitandukanye bashobora kubana muri society, ariko ngeza amatwara ry'ibintu runaka donc ntemera. Njyewe na societe urebye majorité y'abantu batemera mutinganyi cyangwa se umuntu ubana ushobora kuryamana na bahuje ibitsina, ntabwo ari ibintu ndi against yabyo, ntaho birwanya, ariko icengeza amatwara, kuko buriya nubwo ntari umwana ariko nanjye hari amatwara wanshengeza amakanjamo. So ni kuri safety mbere na mbere yanjye n'abandi abato abakuru, ntabwo byo mbyemera. So maze rero kubona iriya video yo muri stade Amahoro, ntabwo ari video imwe, ni nyinshi. Semuhungu ibintu yakoraga, tekereza ko mbere iriya video atari yarigeza mbona mutuka cyangwa se mubwira n'abantu hariho hose, ariko nyuma yo kubona ziriya video I was in a shock. Semuhungu we yivugiye, sinzi shene ejo bundi yavugiye bamutunze mikoro kuri stade, avuga ko yaruka muri stade ngira ngo yavuze 2014 niba mbyibuka neza, ashize imyaka myinshi. Bivuze ko ntabwo ari umuntu ukunda kujya muri stade cyane, na knowledge y'ibintu bibera muri stade rero y'umupira w'amaguru ashobora kuba atafiteho ubumenyi buhagije. Stade Amahoro ni ahantu, ni public space itagira ijonjora ry'abagomba kujyamo bigendanye n'ibyiciro by'imyaka. Twe tujya muri stade buri munsi tubona ababyeyi bambitse amafurari, abana bato, bana abakobwa, bana abahungu batoya bajya muri stade, nta waka indangamuntu. Abantu bose byiciro byose bemerewe kujya muri stade, kubera ko n'umupira n'abakina umupira za academy n'abantu batoya, umupira bama abantu batoya cyane. So nge ntabwo rero numva logique yo gukora ibintu mu maso yanjye n'abandi batari bake bigaragara nk'ibikojeje isoni. Kasuku yambwiraga ko kwari gutrekinga cyangwa se kubyina kumansura bisanzwe, ariko nabyo bibamo ibyiciro. Hari gutrekinga bibera muri night club, hamwe basaba ibyiciro by'imyaka kugira ngo bemerere abantu kujyamo, donc hajyamo abantu mu buryo buri selective. Ariko hari twerking zigaragaza sexual intercourse simulation, ntekereza ko zidakwiye kubera muri public ahantu siritu hemereye kugera abana. So
ntekereza ko nk'umuturage w'umunyarwanda tuvanemo noneho umunyamakuru kuko nabivuze kuri X, nabivuze nk'umuturage a responsible citizen, ni uburenganzira bwanjye kuvuga ibyo ntekereza ko bidakwiye, abari ku ruhande babona ko bikwiye nabo bakajora opinion yanjye bakaba batabyishimira, kuko X ni public. Ntabwo nigeze mbloka abantu ngo ntibatanga ibitekerezo. Nagaragaje iyo video, hari n'izindi ntigeze ngaragaza nabonye, ngaragaza ko ntabyishimiye stade z'umupira w'amaguru zibamo uretse n'ababyeyi bajyana n'abana bakina umupira ni bato, habamo za academy, habamo ibyiciro byose by'abantu. So ibintu bigaragara nk'ibiteye isoni bisa n'ibyigana imibonano mpuzabitsina, opinion yanjye nuko bidakwiye kubera ahantu hari public. Nanjye nshobora kujya muri night club kuko ndi mukuru, night club njyamo nzi ko ari byo ngiye kureba, umuntu mukuru ajyamo azi ko ari byo agiye kureba, iyo ni choice. Ariko abana bato ntabwo bagira choice, niyo mpamvu space zimwe na zimwe ziri public zigira selection y'imyaka. So ntekereza ko cyari igitekerezo kiri clear. Ku rundi ruhande rero ndabyumva, Semuhungu w'umuntu nari mbangamiye inyungu ze, ariko ku nyungu z'abantu benshi afite uburenganzira bwo kutabyishimira, afite uburenganzira bwo kundakarira, afite uburenganzira bwo kumva ko munamurwa. Rutanga rw'amaboko aramutwaye, muri kumwumvira? ntabwo tumwumva. Ngende kukumva sinzi no mutari kunyumva. Turakumvisha, komeza. Terebye. Nabikoze nge natanze iriya opinion mbizi neza ko ifrakasa ku nyungu za Kenisi kuri iriya match no ku nyungu za Semuhungu ubusanzwe turagira icyo dupfa. Ntekereza ko ari nacyo kintu gikomeye cyatumye Kenisi agaruriya deba mu gitondo yuko twamukorera anti campaign, kuko iyo biriya bintu donc iyo atabona, iyo ntakora iriya opinion, ntekereza ko nta kibazo yari kugira, kuko ibijyanye na campaign ibyo rwose twari kuri same page, twari kuri page imwe, byari byarangiye kandi neza, yanadushimiye mu buryo bukwiye, vraiment yari yishimye. Ntekereza ko rero icyo kintu cyo kubona narakomeje gutanga opinion zikasa ibintu byabereye muri stade bimwe na bimwe siritu nko kumansura kwa Semuhungu, ntekereza ko byamubabaje, ari nabyo byatumye agarura donc iriya deba. Of course ntabwo yari guhita ajya kuri opinion yanjye, kuko ntabwo rwanya opinion y'umuntu ku giti cye, yayisazana nyine aho yabonye twagize weakness, aho twagaragaje ko aho tutamubaniye, nubwo twagize nyuma twabikosora, ariko byo yabyirengagije azana biriya, kuko atashoboraga gukasa igitekerezo cyanjye kuko kitanamutagetingaga mu buryo buri personal. So Semuhungu rero ntabwo ari umuntu ndwanya, no mu buzima busanzwe ni umuntu duhuye rwose namusuhuza cyane, ko ari n'umuntu tuvugana nyine kuri Instagram, twatangiye kubana kuva muri 2020 kugeza igihe yajyaga abura akava kuri Instagram akamara nk'umwaka adahari cyangwa amezi runaka, ariko igihe cyose yagarukaga. Nejo bundi rwose mu mezi yashize, mu gihe gito gishize, ndumva igihe yavugaga ko arwaye, naramwandikiye muha Paul mubwira nti Paul sana, umuntu nyine twe usanzwe tumenyeranye tuvugana. So nta kintu cyari personal, ariko nawe arabizi ko habits nka ziriya, ntekereza ko atari nge muntu wa mbere uzirwanyije, naho yabaga muri Amerika ataraza mu Rwanda. Ntekereza ko abizi ko nyine ni ikintu nyine kiri sensitive, iyo kigiye public agomba kuboneka abantu bakirwanya. Muri abo rero batashaka kubibona bimeze nka sensibilization, bimeze nk'icengeza amatwara mu bantu, ntekereza ko afite uburenganzira bwo kutabyishimira. Ariko niba ari umuntu nawe urezona gutekereza mu buryo bwagutse, agomba gutekereza ko nanjye mfite impamvu yumvikana yo kubirwanya. Siri tukurwanya kiriya kintu cyabereye muri stade, nk'umuntu uba muri stade amasaha menshi kurusha abandi. Ntekereza ko kuba ntihirikanira ko habamo safe environment ku bantu bose, ntekereza ko aramutse ari umuntu utekereza byagutse nawe yakaba yibona, ahubwo akihangana nyine, akihangana. Kira ni kintu yihanganira nyine kuko ubana nacyo. Ntekereza ko abantu benshi yihanganiye bamukoreye bo bakamwataka no mu buryo buri personal. Muribuka Kenisi, ntekereza ko abantu benshi mwakurikiye ikiganiro yatatsemo Moses igihe agaragaza akabuno katambaye. Ntekereza ko ntabwo Kenisi ari we muntu mwiza wo kutwigisha kutaba homophobic, kuko ntekereza ko urwego yabishyizeho yataka Moses avuga ko n'ishati yayitwika. Ntekereza ko ntigeze ngera kuri iyo level. Ndi umuntu uri moderne, ndi umuntu ujyanye n'igihe ujijutse, ntabwo ushobora kwataka umuntu
kuba Semuhungu ntarigeze mwataka mu myaka yose yashize ntabwo ari uko ntari muzi, no, ariko n'igihe cyose twavuganaga ziko ntabwo ndi umuntu publicly wemera nubwo ntabarwanya, ndumva ibintu nsobanuye bihagije. Okay. Okay. Wait a second. So ahantu uvugana aha ngaha. Yego So uti Kenisi ni homophobic. Ken si ibyo bintu yabivuze kubera ikintu nanjye nabonye ni public indecency motion, kugaragaza akabuno hanze byari public indecency, na biriya rero bya Semuhungu byo kujya gutwekinga akarenga urugero agasa n'umuntu uri gukora imibonano muri stade abantu muri public abantu bareba, iriya nayo ni public indecency. Ariko njye ntabwo nigeze mvuga ko natwika ishati ye, ntabwo nigeze mvuga ko nabangamira ibikorwa bye. Icyo nakoze nasabye abari mu nzego zibishinzwe kugerageza gukora safe environment ku bantu bajya muri stade. Okay, ukiri aho ngaho. Iki kintu ntabwo ntekereza ko ari ikintu gikabije Mbere nakoze. yuko duhereza Semuhungu ijambo, turabyumvisha urabisobanuye, ariko my question is kuri wewe Lorenzo. Bitewe na tweet yakoze mu kanya, Lorenzo, why are you gay? Njyewe ntabwo ndi gay. Semuhungu ari hano. Gay. Oya buretse gato. I'm not gay. Who is gay? Yo, turi kugendera ku byanditswe. Nari nkubajije ubwo ngubwo Semuhungu yego. Komeza uvuge Lorenzo. Yaravuyeho gato. Pace Warucitse. avuga ko ndi umugay ndetse nagerageje kumutereta, natinyuka bivuge. Warucitse, subira inyuma. Noneho musabe ibimenyetso bifatika. Lorenzo Ntabwo kumubanira afite kumubanira kuko buriya reka basubize inyuma gato. Semuhungu buriya ngiye menyana nawe ntabwo turahura ntabwo ndi kukumva, ntabwo uri kutwumva. Gerageza kandi ngiri kukubaza mbere ko dufata Semuhungu agiye gufata ijambo nawe mu kanya. Lorenzo, ongera uzamuke. Ntabwo turi ufite network, hari ukuntu urimo kugeraho ugacika. Ongera uzamuke gato kugira ngo tubashe kugendana, kuko ikintu cyose nari nkubajije hanyuma ugaruke. Lorenzo, gerageza wongere uri requesting mic. Warucitse. Mpamvu mubajije kino kibazo. Okay. Lorenzo, wagarutse. Uranyuza. Ahangaha impamvu nkubajije iki kibazo why are you gay ntubyihakana, ariko nyine niba ari unabyihakana ukavuga ko utari we, ahangaha turagira dutya tuti mbikubaje kubera iyi nkuru. Umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri kunsebya muri public kubera namwimye urukundo. Uyu ni umugabo mugenzi wawe wari waranzengereje unsaba amafaranga. Babarira urekere aho kunsebya, kuko nukomeza ndagushyira hanze. Ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi. Injije gusa. Murakoze Eric Semuhungu. Mbere yuko mikoro muhe Semuhungu, none muhe Semuhungu ahangaha mbere yuko niyo mpamvu nkubajije ngo hano Semuhungu agiye gufata umwanya we. Ahangaha Semuhungu ashimangiye ko wamusabye urukundo. Oh gosh. yabiberetse se, tugende gake. yabiberetse Uretse no kutwereka tweretse amafaranga yakohererezaga azi baby sheri shushu. Tugiye kumufata. Niyo mpamvu nari nkubajije ngo why are you gay. Urahakana ko utari umutinganyi? Njyewe njye ntabwo ndi umutinganyi. Ntabwo wasabye urukundo. Mwe musabye se gute kandi ari umugabo? Urakoze cyane. So Lorenzo, urasobanuye, uvuze ko watanze opinion yawe nk'umuntu nk'umuturage usanzwe kubyo wabonye muri stade. Urakoze cyane. Reka dufate umusangirangendo umwe rukumbi, umugore gore Semuhungu Eric. Nyuma y'ibigiri n'inkundura yawe, nyuma y'ibyakuvuzweho ko urimo urahera nyuma yuko ngo abafana ngo bahagurutse bakamagana Kenisi ko utagomba kugaragara mu bantu bagomba kumwamamariza cyangwa kwamamaza uriya mupira nk'uko Lorenzo yabivuze. Noneho ngo bikaba ngombwa ko bagukura muri publicité ze, akakuvana muri publicité, ugasigara ukoresha platform zawe, ariko Kenisi na platform ze bamaze kukujugunya uruhande. Ibi ngibi uraza kubishyiraho umucyo. Nibyo baba baraguhoye iki? Uraza kutitubwira. Ese waritumiye ntabwo Kenisi yigeze agusaba kumwamamariza?
icyo ngicyo uraza kugishyiraho umucyo. Ikindi cya kabiri, wapromotingaga uburaya, ibyo wakoze muri stade ngo bigize icyaha. Eric Semuhungu uraza gusoreza nibyo Lorenzo iba ari kubyihisha inyuma y'uko wanze kumuha umutima wawe ngo awigarurire umuhe urukundo mukundane. Eric Semuhungu ijambo ni ryawe. Muraho abantu bose badukurikiye, amakuru yanyu, amahoro niko nyumva. Amahoro. Amakuru ya Godfrey Ndaho ndakomeye nk'ipantaro y'Iginisi. ndasuhuza abantu bose badukurikiye, nta ndi kuri abantu bose kako naroga inzu muri machine, hari niriwe mu biganiro mu rwego rwa conference atandukanye. Nari naranze kujya nanga ibiganiro ariko finally Ubu turi kuvugana ukurikiranywe n'ibihumbi 200 n'abantu 109. Wakomeza. Yeah, first of all, uwo mwana narinziko ko urumva abanyarwanda bamwe turingaye kandi twibagirwa vuba. Narinziko ko umuntu wafashije nawo byiyemerera wanabitwitinze katari wavayo ngo agusebye muri public akwandagaze. Umuntu wafashije nawe byiyemerera, amatwitter yo kugira ngo yabonye aho ngaho, sibyo? Kandi avuga ko nafashije cyane. So ndakugaye pe, ngeyo iyo batanakomeza kumbwira ngo ari umuntu yo gutwika no gushimikana, nubwo nayo kumenya ngo ninde ko abantu babanciye mu maso cyangwa abantu banafashije cyangwa abantu banaragiriye neza ni benshi, ariko simvayo ngo mbirate, sibyo Godfrey? Urabizi ni benshi njya mfasha pe. Na mfite na organisation Jihad yarahagarariye yitwa Best Family Forever, cyese ko nabaye nyihagaritseho gatoyo. Anyway, so waje ibibazo byinshi gusa. First of all, ndahera kuri bino byatumye Lorenzo ni muntu ki uza kugira inama government ko igomba gukora ibintu byayo. Nese hano twari turi n'abayobozi bari bahari batandukanye, aho avuga ngo nari gukora stripping, hari icyuma cyo stripping aho gihe ngo nari magazeho ngo ndi stripping. Hari ubusa niyambuye, hari uwo nabyinishije atabishaka, hari like literally hari ukuntu abantu bagira incyomotsi. Wakana ujye ushyomoka umenye inuzi nkweto igukwira ujye ukina nayo, ngewe ntukajya uza kuncyomokaho ku muntu nafashije. Bari guhakana ngo naramusanya ngende basangira ngendo, nta n'isoni afite. Ni umugore no kunyaranya banze mishana kure, ariko kuza ko kwishungireza hano muze kujya choice. Hold on namuhaye listen amavideo n'amavn amuraza kwisanga kuri The Choice, muze kumwiyumvira hano iwanjye. Ntukoresha amagambo yo ntabwo ukoresha amagambo akakaye, ntukoresha amagambo y'ibiti. Eric twumvikane. None we yavuze gute? Ntabwo nkeneye gukoresha amagambo ngo no manza unyumve gato. Nyanganire Eric, ndaguha umwanya uvuge, ntukoresha amagambo y'uruterasoni ngo imiki ibyo bintu. Gerageza twumvikane hano. Ntukoresha uburakari. Ntabwo nemihomera gukoresha amagambo arimo amagambo no. Koresha amagambo atarimo ibikoza soni. Gerageza unyumve. Thank you. Godfrey, Twitter si y'abana, niyo mpamvu bashyiraho na prono. Mbabarira unkureho amenshi. Urumva Twitter nango hano ari abana kudakoresha amagambo y'ibitera. Hano turi muri kindergarten. Niba ari ibyo rero mugene nzakuri yanjye, niba ari utangiye kumyutinga. What the fuck? Ngusabye kudakoresha amagambo y'ibitera soni, biraza kumfasha. Wakomeza. Okay, ushaka mvuga iki noneho? Nyine vuga ibyo uvuga ariko ntushyira amagambo y'ibitera soni. Yari amagambo y'ibitera soni navuze naya ngo imiki, iyo miki ntwari uvuze, ntabwo ari ibyo ko atagize isoni zo kunyandagaza muri public. Naramwihoreye inshuro zirenze 3 guhera kwa kane anyurira paka tugeze ku wa mbere. Ngo n'umusangirangendo bivuze ko ari umutinganye, nicyo ushatse gusobanura. Muze okay, ubu bihakanaza kuri The Choice yo kwihariye se yo kwisiba. Ngo ni screen runoze Lorenzo twaguhaye umwanya uhagije. Eric Semuhungu araha, umwanya n'uwa Semuhungu. Lorenzo ihangane. Eric komeza. Ya naho ubundi byo kwigira
ugira aho shomoka mutazamana ngo ndi i Kigali ngo sinzayamba subiza ngewe umanika gatwica bajya kumanuka hagarara iwanjye ngiye nanga umuntu aho ibyo kubura umusangirangendo uriwe pe kujya musebya abandi bantu mwitwaza inuza ngo twatanye kuvugana na 20 twatanye 2019 for your information birahari baraza kubikwereka muri nuza muri inza nkumvete receipt abantu muri kugira ngo iki numvishe ngo uyu mwana ngo yigeze no gusaba ngo mbari yarashyomotse kuri mi umuntu utinyuka minisitiri ninjye yatinya rero reka nkubwire naho ndaya gustripinga mu ruhame rw'abantu sebereza izina kugira nyambyisha abantu bitewe nuko natakigufasha sibyo please twubahane put some respect on my name duruka the last wa mwana yari 2022 2022 right so hashize imyaka 2 we are not Musanze so wakoraga wakanawe so like literally zanje you cannot even mana yanjye nango waza ku mwanya wa 200 mbabarira rero ufite inda nk'iya kasuku kuntu ngana niyo kamukore body shaming ko nanjye wanyatatse unyuragira nango twakundana urabizi nawe kandi uri kuvuga ngo ntango umusangirangendo none se Kadete wo muri Sweden uramusangirangendo mwavuganaga ibiki ubeshya ngo ngaza muri DM yawe none urangira bango ngo nagufasha nko ngabandi ba diaspora ngo bagufashaga nta soni wowe wavuga ngo ukunda ijwi ryanjye ngo mbara uvuge gutya ukaripurayinga ku ma video ndi gutwekinga nambaye mini noza amakanzu kwa natanga show kuri live ubu ngubu niba ubonye ko nambaye n'imyenda isanzwe nibwo utangiye kunshimika nta soni ariko byo muri kubigira Godfather kuraza kubyibonera ko nakize ko kuri machine ko bigaragara abo kuri The Choice babiri codings ko abanyamakuru batandukanye biri wiwanje iyo mbwiraza kuza kuvuga iki please sinya nshirika isoni ariko iyo nshiritse isoni ndakubwira please ntuzongere kuntonagira wakana we ahubwo ndi wowe nagenda nkasiba n'ibintu wanyanditseho nta ndi gutera ubwoba ariko uraza isiraza gukota pe ubu wacanye muri rutaraza kuzima urashyano kushvaho umvaho ujya kuri KNC ugira ute like literally nanga ibyo ari byiza ndakeka nkuruta nango mfite imyaka 32 ufite ingahe wakana ko nziko kutayifitiye planet abase ubu ngo uyu hararataniye na babandi bavangeje azaze kuba kimisagara ngo ubukene buramwiye bro njewe rike se muhungu iyo nyatatse iyo naba nadafite ibyo twanikanye cyangwa twagiranye ute ndayimira nkashaka amakuru yawe kandi nkayazanya afite receipt gutya nkazi kubeta mu maso ubireba isi yose iri kukota nta muntu ukiri kuvugira kubera iki ububwa bwawe wakana umuntu hey today is my birthday please ndashaka mitsingi na mitsingile today akajya kugira ute ni utabibona hano gutondagira abantu hodone sindarangiza ibintu byo gutondagira abantu kuri mubire ibaze gufasha umuntu akanabyiyemerera sinzi mbara wagiye kuri Twitter ngo urebe wagiye ngo urebe hano yandikiye itondo nyisubiremo urebe bro byambabaje nukuri hodone ko njye mbana nafashe n'abantu benshi narango bimwe mba mbyibuka yavuze ngo uwo Lorenzo nimba anyomoza yavuze ngo ariko si muri pandemic ya 2021 pandemic yatangiye 2021 cyangwa yatangiye muri March 2020 yani se ariko se muri pandemic ya 2021 ninge mu tweet wenyine se Mungerik yakandi yakanyenyeri ukanda kanyenyeri no nkokoreza umuntu amafaranga yari inshuti aranavyemerera ati yari inshuti yanjye ama tutorials za culinary mu bijyanye no guteka so
yankandiraga akanyenyeri kandi cyane ari no kwitaka we ko namukandiraga akanyenyeri cyane. Ariko rero kuno abanyarwanda twibagirwa vuba, ubu ni urimo kunshumika, si byo gusa. Ati pandemic umuntu wese utarakoraga yakinaga financial support. Mu mukandeho mugende kuri nuza dashboard nuza yiwe mubyirebe, niyo wakotinze amagambo y'uwitwa Nobrena ngakana ko ni agahe, niho yakotinze ibyo bintu avuga gutyo. Ngaho wibaze this, hari umuntu wari uzi ko uyu muhungu nigeze mwereza igiceri cy'atanu. Ibyo si bije kubera ukuntu yanyandagaje, sinzi umuntu nigeze kumva ari Oswald, sinzi n'uwo nigeze kumva ari kuvuga ngo ibintu se mungu yaje agakora akamushyira hanze ngo ntibyari bikwiye. Njyewe se katati ariko nawe siko nasoni mugira uwabivuze. Yeze katagize isoni zo kwicara akanyandagaza from Thursday till Monday. Ukabona umuntu ukabumuzi uzi n'ibyabukoreye ukicara ugaceceka akakwandagaza in public. Noneho nicare mbirebe njengurwa naganyihinda, ejo ninjye no guhostinga ahantu bansha amazi kubera buno bwana bwo usikuse byarabiye ariko byo rabizi. Ahubwo ngenda shaka abantu badukurikirane bangahe 2300 hafi 2400 mu rya Kenisi. Abantu bigize nk'aba YouTuber Kateri bashimutse. Kateri murayizi nimwe muri Mexico. Mwaje gushimuta Radio Rwanda mu bivugiraho ubugoryi bwose bubonetse. Ariko Godfa wigeze wumva ikiganiro cy'aba bahungu mbere yuko n'umupira uba ibintu bavugaga. Usiko ariko ariyo bateye igihombo Kenisi. Nubwo stade tuzi ariko Kenisi yagize abantu almost 20 bitabiriye. Ni almost hafi cya kabiri cya stade. None se batavuga n'amagambo bakayavugira kuri radio y'igihugu kandi kurikirwa cyane radio wa Reva Televiziyo babivugiye. Kino gihombo se kiba cyarabayeho bateye Kenisi. None bakitwaza ngo Eric Semungu ngena byinye umupira ukugezemo hagati cy'ugiye narangiye. Kandi kuvyina kwanje naho bihuriye n'umupira wari uri kuba. No ibyo by'abana avuga ira stade ni urusenye twari twagiyemo. Ira stade ni crèche. Ira stade ni gardienne nta soni. Ira stade ni inzu mbera nka kuba inzu mbera byombi, ni inzu yagenewe ibintu by'imyidagaduro entertainment. So ibyo wivugishwa rero nta muntu uzahetse umwana aje muri stade. Ubwo se waje uhetse umwana uje muri stade uje gukora iki? Hari umudamu waje ahetse uruhinja aje muri stade, umubyigano urimo umwana yahomeka, nta soni. Ngabana ngo ngizwe this place is not safe for the kids anymore. Wagira ngo n'urugo rwo kwasko cyangwa kwa nyoko. Hari nuza hariya hari abayobozi batandukanye abantu wese mu nyumva. Ahantu twari tuje kubyinira hari abantu batandukanye abayobozi. Nango yabona iri gukora ibitandukanye n'iki ngo use gusohoka stade wirigedegembye baza kuganiriza bakakumva dia bakagusohokana ku ipingu. Nta muntu nasagaraye, nta muntu natutse, nta muntu nakubise. Ahubwo kuba hari icyo ari aho utarasohokera cyari byo utarabona ntibivuga ko abantu bose ari injiji nkawe. Jijuka wibuke ni wakugiriye neza wakanawe, utondagira abantu bose ubonye, wigire nyirandabizi ngo umusesenguzi seheye. Ndagira ngo nuza Cleophas ni ukuri kw'Imana mu byubahiro byabo bwana Cleophas nuza honorable Sheja Sandrine Sheja ni ukuri bakubita akanyafu kunda kukura nango inuzu ufite ubwenge ufite n'ahantu ukora nango uri kwitwara gutyo. Kireke uri mu YouTube ukora kuri YouTube dia uri gukora kuri radio y'igihugu ku misoro yacu tuba twatanze itware neza, otherwise nzaza kuri Radio Rwanda cyangwa Televiziyo Rwanda nze gutanga my complaint kuko urimo kunkorera nuza harassment in the public. Urumva suzongere pe kandi nagusabye nongere ngusubire ushaze wasibe ibintu wanyanditse wakana uko bizakugeza kuri. Murakoze. Ukira aha ngaha nyuma uti yanyatase nanjye nagombaga kumwataka. Biriya bintu wakoze muri stade biremewe. Anyway, abantu reka mbabwire mbere ko nakoze ibiki muri stade bitemewe ariko sakase sakumiro ngo Godfa hari ama video yukoza soni hari ubusa nambaye abantu baraza kwitangaho. Nta butegetsi bwari buhari, hari polisi, hari inzego zose all those. Lorenzo aravuga ko yatanze igitekerezo nk'umutura gusanzwe. Ntabwo wifata nko gutanga igitekerezo. Abantu mwakomeje kunsaba murebe maze kubitwitinga mbishyizeho ni mugende mubirebe.
byose mbishyizeho biteye ubwoba ngibyo mbirambitseho. Eric, ntabwo wowe ubifata nko gutanga igitekerezo, ese nibyo hari ikindi kibyihishe inyuma, hari indi mpamvu ibiri inyuma, nta kwari kukwibasira kuko hari ibindi mutumvikanyeho, uti ni uko wamwimye urukundo, ubona birenze kuba we yaratanze igitekerezo nk'umunyarwanda cyangwa nk'umwe mu bagomba kuba ababyeyi cyangwa nk'umunyamakuru, ubona hari ikindi kibyihishe inyuma kitari icyo? ubuse erega Godfrey wewe hari ibyo utabonye maybe nuza kubibona neza nibwo uraza kubyajinga. Anyway, kanze nawe nkoresheje video, hari VVN video y'iminota 4 ya chat record, at least wenda uraza gusobanukirwa ibyo tuganira hano, cyangwa se hari igiye uze gushyira mu gutekereza, kuko at the end of the day nari nanakwandikiye yirebe yime kugira ngo dushyireho umucyo, kuko ibintu birakwiye, kuko ku ruhande rumwe turashaka kugira ngo hajyeho umucyo, kandi binaza gukunda bize kurangirira hamwe akabyaramwe. Ndaza mfite icyifuzo ndibuze kubasaba, hari n'icyo n'abafana babafana bifuza kubasaba. ariko iyo vene urabizi neza ko umutipe yamarabitse cyangwa nabyo wabonye? arahari, turaza kukimubaza mu kanya. Yes, so rero for your information, ndi umunyarwanda, ntango mejwe kujya muri stade, ndi umuntu nk'abandi, uburenganzira afite nibwo nanjye mfite, kandi afite urwango uwo mwana afite urwango. I think no kwenda nahagaritse nayo mafaranga namuhaga, akaba yo mpamvu avuga utunugambo twose. Hari inzego z'umutekano zitandukanye zizi ndangagaciro. Garuka ku by'urukundo gatoya uvuga yakuba mwibye. Uretse hari indangagaciro za ndi umunyarwanda, hari abantu benshi batandukanye, inzego nyinshi zitandukanye, hari abantu bakuru, hari abashinzwe umutekano muri stade, ibyabaga byose barabirebaga, si ibintu byaberaga mu ntuza mu bwihisho. Tuvuga ngo twarinyegeje, twari turi ahantu, abanyamakuru, abahanzi, abake, abapolisi, abantu bari bose. Muri kunyumva neza? Ndimo ndakumva gatanu ku kandi. Yego. Nakundi ko bari kumagariramo. So oya babareka. Na kuntu rero gukora ibihabanye n'umuco, ngo nimaze bakuganirize cyangwa bakuhe warning, cyabonye ibyo wakoze ntibisebye igihugu ngundi ngo hasigare gutyo. Please tugire mu gihugu kigendera ku mategeko. So ibyo kuvuga rero ngo ukuntu byinnye ngo hariya Godfrey, akazi kanjye sinzi imbaruka, akazi kanjye am event host, right? Nda hosting my event, do mo entertainer, I'm a dancer, I'm a chef, ibintu byinshi nkora, I'm entrepreneur. So niba akazi kanjye kanonze kuri uyu munsi wa none Kigali ari uguhostinga my event, wenda no kuba mfite n'andi mazu wenda nyinjiriza amafaranga ku ruhande, umuntu akaza hagusebya kuriya, nese notaza ngo wivuganire, ninde uzaza kureba umuntu ari kugusebya gutya muri public? So yarakosheje kabisa, ibyo ntabwo byari bikwiye. Okay, wamaze kunyoherereza, ndategereje. Lorenzo, thank you Semungu. Lorenzo, ibi ngira ngo urabyumvishe, uti hari ibizibiti nyuma yuko umuntu akwimye urukundo, nyuma yuko hari n'ibindi bizibiti biva ku mutinganyi. Ngira ntabwo ndikoresha ijambo basangira. Erega Godfather, abantu bari kuri space batwara nk'abana, ntabwo ari abana. Ibyo rero ibintu Semuhungu avuga barabyumva, barabisesengura. Semuhungu ntabwo yaba afite ikintu cyanjye musaba urukundo nicyo yakabe yahereyeho yerekanye. So Semuhungu ngewe mu mpera ngira ngo za 2019 nibwo ntangiye gukora, ntangiye no kwibana. Ntabwo nari nzi nyine donc kwibana ibintu byo guteka n'ibiki byose, kandi urumva nk'umudebita mu buzima bwo kwibana nari nkeneye knowledge. Semuhungu icyo gihe ntabwo yapostingaga ibintu by'ubutinganyi, urumva. Ariko Semuhungu icyo gihe ibintu baretse gato Godfather muting yo mikoro, ntabwo njya mvuga nanjye bari kumvugira, sinjya mvugira mu bantu nanjye, sibyo kubahana kuri stage. Semuhungu yapostingaga ibintu bijyanye donc ari guteka, yitaga ngo ni Chef Eric, kugira ngo abantu bamukurikiranaga kuri Instagram barabizi, yitaga ngo ni Chef Eric, chef w'igikoni nyine murabyumva. Yakunda gupostinga kuri Instagram kuri story utuvideo twinshi arimo kwigisha
uburyo bateka stew, ibintu byinshi. Nk'umuntu wari umudebita ntangiye kwibana, ndamubwira nti rero ujye unyigisha, ujye umpa tutorial unyigishe gukoresha ibintu by'ibirungo, njye nitekera ko nta mukozi ngira. Buriya naho ngaho twamenyaniye. Noneho ya postinga video nkamubaza, munabirebye donc chat niba zashize hanze zose, ibintu byose namubazaga nasubizaga stories yashizeho ama video, kamubaza ni se ni gute umuntu ashobora guteka inyama zikoroha bazitetse umwanya muto kwipano, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuko urumva mwaminiya nyine mbona bikora neza cyane ko nibyo nari nyene iyo knowledge. Twagiranye iyo relationship yo donc yo yari nka mentor mu bintu bijyanye donc n'igikoni, kandi byaramfashaga pe kuko nabikoraga sometimes nanamubaza. Noneho 2020 haza pandemic, icyo kintu nyine cyo gufasha ngenda umuntu uri honete, ntago njya makana ikintu cyabaye kandi ntekereza ko ari cyiza, ndanabya pressure vraiment, kuko muri pandemic mu gihe cyaguma mu rugo no mu gihe cya covid muri rusange abantu twagiraga icyo gukora, finance zari zimeze nabi, yatangaga amafaranga, yahaga abantu amafaranga, donc ayibona za hano za Twitter y'icyo gihe atanga amafaranga. Ahubwo se ngiye nanjye nka mentor wanje wankandiye akanyenyeri arakankandira, urabyumva vraiment ndabya pressure. Umuntu wese covid yakubise kiriya gihe wari ufite umuntu wamuha support yari musabye kandi yari imuhaye. Ibyo I appreciate that a lot. Ntabwo ninjye wabyivugiye, ntabwo nabiha byarabaye, kandi ni ikintu cyiza that I appreciate. So ikintu rero azanamo cyo kuvuga ngo na ikintu twapfuye ngo cyatumye nandika biriya ngo nuko ngo namusabye urukundo ararunyima, abantu bose se muhungu mujya mubona naho ngo kuri X iteka ryose umuntu amumwatatse sebe nanjye itavuga ngo nawe uri umutinganye ngo nawe uri umusangira ngendo buge donc niyo turufa akoresha kugira ngo message ko arabibonera kuri TV The Choice. Godfather nawe ujye moderating ibintu neza. Iyo umuntu ari kuvuga mutinga mikoro yanjye, mutinga mikoro z'abandi, sibyo? Vuga ibyo nshaka kuvuga birangira. Hano ntago turi mu ihangane. Go ahead Lorraine. Muhungu urebye message ari kwerekana ni mu bicunga neza, murabona ari reply nakoraga kuri story rero murabona ko nasaga nuvuga nisubiza story, urumva expiring. Yabaga yashizeho video ari guteka, nkavuga nti yamini ni sawa cyane, ngakubitaho udutima, yakubitaho video ari nk'umukobwa mwiza postinze, nkavuga nti lovely, nkavuga Lindas, twatuntu nkunda kwivugira. Donc urumva umuntu mubanye neza, you appreciate him, urumva icyo kintu avuga ngo namusabye urukundo, ahubwo we ni nkaho hari voice note yajyaga, murabonamo voice note muri ibyo bintu arimo kwerekana. Voice note yoherezaga view once, njye ntakundaga donc kwinjira muri ibyo bintu. Ntabwo na igihe cyose twandikiranaga ntabwo nigezemo harasinga ngo umutinganyura iki, ni ibintu nirinda, ntabwo njya mbikora ko ntabwo njya mvangura. Wowe niwe wakoze yo Osokiye uri kubyumva nkandika guy, ndageza ko muri kunyumva. We hari message iri clear na postinze, nawe ayipostinze, ahubwo yanayipostinze mubwira ati I'm not gay, I'm a gentleman. Nkumusubizaga voice note ziri view once, ari urukundyoshya ndamubwira izo nzira sinzigenderamo, genda umu gentleman, na appreciating ibintu ukora muri iyo message murayibona. I appreciate what you do. Ibintu byiza umuntu yakwigiraho, ibintu byo guteka n'ibiki byose, yakoraga ibintu byinshi, gucleaninga ama backyards, ama jardin, n'utuntu twinshi yakoraga vuri mubona rutuntu twiza, kandi aba celebrities benshi barabikora. So we niwe wakoze icyo kintu, ubwo mucamutsa nawubwira nti désormais I'm not gay, nubwo nanditse name nkandika guy, I'm a gentleman. Iyo message iragaragarira clear. So we rero akona agaturufuke na akantu ko ku ruhande ashobora gukora kugira ngo disgracing mu gihe mwagiranye misunderstanding, kuko episode dukora kwandikirana muri 2022, kuko ngira ngo hari nimenya nicyo gihe arukira kuri Instagram, yisiko yigeze kuva igihe kirekire, sinzi ikintu yenda cyabaye, ariko ntabwo kuvuga ngo
voice note namwandikiraga senizi ni voice note za appreciation. Niba nyeretse akantu yerekanye akantu keza kuri nuza nkavuga ni wow, hari utuntu yakundaga gupostinga arimo guteka avuga ati akati imbuto arya watermelon, avuga ati wotana wowo utuntu nk'utwo, avuga ati yami utuntu nk'utwo, agashyira kuri story nka muri playing. Yari umuntu wanjye ufite, yari umuntu uri close uko yanyerekaga amatutorial menshi. Hari n'izindi voice note kano kanya ngena nabumvisha namwohererezaga nkubwira nti ibintu uko bimeze gutya, inyama baziteka gute, ibirungo bikoresha gute, n'ibyo bintu izo chat twagiranaga. Niba afite ikintu nigeze mwandikira ngo se muhungu ndagukunda whatever, tekereza ko nk'umuntu undakariye kandi murabizi ko atajya heza siritiyo watatse inyungu ze, tekereza ko ibyo ni ibintu yakabaye yagaragaje. Ibyo byo kuri The Choice nyine ni video ni donc ni screen record za chats recordings arimo kugenda ahereza aba YouTubers, ariko ntekereza ko njyewe muri conscience yanjye sinjya nandikirana n'umuntu ikintu ntasubiramo. Niba afite na video yanjye ya news rwose n'uburenganzira bwe ayipostinge pe, ariko naye ku mutima warabizi ko iyo conversation arabizi ko rwose arabizi ko hari levels. N'umuntu wari umeze neza ubona kuri mateye imbere wamwigiraho utuntu twinshi, ufite ni replies nakoraga kuri stories zo kuri Instagram. Kandi umuntu wese ufite abantu baziranye bafite ibyo badiringa, nanjye twadiringanaga ibintu by'igikona yigisha guteka, banamuzi barabizi ko yabyigishaga abantu barabizi, byitwa Chef Eric barabizi. Hari n'ibintu najya kugura muri supermarket, njya kugura ibikoresho byo mu nzu kabanza kumureberaho ibintu yakoresheje nk'umuntu utangiye kwibana bwa mbere. So tekereza ko rero icyo of course ntago yagikura ku mihanda, ariko ni ikintu kiri clear and obvious. Chat zose twagiranye ndazemera, ariko ushobora kureba muri izo chat yerekana ukabona impamvu harimo presque chat zanjye gusa ize zitarimo, nuko nari playingaga kuri stories, ntabwo ari conversation twagirana. Ndazifite ngiye kuzishyira hanze, ye guzishyira hanze ntabwo ari Banyarwandakazi ibyo ndebesheje amaso yanjye yakine rwose yakine amajwi tugiye kuyafite yakine hano harabasesengutse yatesengure rwose ko ari amajwi ufite ugiye kudukinira ya uri kumwereka. Ariko Banyarwandakazi baswaki aya izi chati rore, uru ni urukundo muri izi message, uru ni urukundo ukunda umuntu bisanzwe w'umutetsi. Murakoze reka nyamanike, reka mbishyireho. Komeza rore, komeza bishyireho rwose. ari kwigira Rwanda nta kintu nigeze mwandikira cyangwa mvugana nawe ntibuka cyangwa se ntazi nta na kimwe, kuko chat zo kuri Instagram iyo utahinduye account ntizijya zivaho. Kuva mu mpera za 2019 chat zose twagiranye zirahari, kandi uzirebye ukazikurikira neza chronologiquement urabona ko conversation nyinshi twagiranaga ni igikoni. Ibintu wabonaga ibintu nohereza ubona ko reza kuri story, uribaza kuri story habaga hari iki, habaga postinze aba babes, abakobwa babaga bamusuye barimo kuryoshya. Yagiraga abakobwa beza benshi cyane posting, nubwo wenda ntacyo yamazaga ariko yarabagiraga kavuga ni wow, kavuga nice. Nakwereka ikintu nibura nigeze mwandikira cyamubwira mubwira nti se muhungu you know I love you so much, ibintu nk'ibyo like nabikwereke nabidara, kuko ntekereza ko abifite ntabwo yaheza pe, ntabwo yaheza. Ikindi kandi aramutse abifite hari n'abandi bageye baba bifite, kuko umuntu nagatereta abantu ahantu hamwe. Iyo utereta umukobwa utereta n'undi bakora coalition bakabizana byose bakabiterateranya, sibyo? So nta birenze nta birenze bikine rwose. Ibintu yagwaye bikine. Nanjye ndafite regi wanjye ndafite ko chat nazijyamo nanjye. Godfather wigeze kunshaka? Nagushatse ariko gato ya reka Lorenzo bavuga ndaje, reka byose mbimanike. Uretse gato Godfather, niyo video ya VN y'imota 5 wayibonye? Yinyoherereze ndaje nyirebe. Ntabwo yamamba na kanyenyeri ko muri covid ka support muri pandemic yarameze neza, shopping aryohe wameze neza. Mu Rwanda abantu batari bifitiye n'akazi ubwo muri kudukanda, it's okay kuba yarakanza akanyenyeri, kandi I appreciate it. Sinange gusa abantu benshi kuri Twitter icyo gihe bakandira akanyenyeri bakanabidarapo bavuga bati banamushimira vraiment ikintu kizakoraga. Ariko ibyo ntabwo bivusobanuye ko mbonye ikintu kitari
ari Lorenzo, cyiza kiri abantu benshi nta kivuga, ntabwo bishoboka. Lorenzo, Yo, yes. kuva uhibereye ukaba uzi ko video mwahanye nta kibazo kirimo, ukaba ubyemera ko zijyaho nta kibazo gihari. Nta video twahanye, na ama voice notes, na amajwi, Iyo na video chats, se nta minota video 5 twahanye. yahaye Godfather. Ni screen record ya recordings, ari ku recordinga chat. Okay. Ni screen record ya recordings, ntago ari video y'iki. Nta video. Ikintu cya media twaba twarayoheranyije tuganira bwa mbere, yigeze kumbwira ngo yigeze kumbaza ngo urinde, turimo turaganira, turamaya amafoto tukamenyana, ndamwoherereza, namwereje amafoto ndi muri studio ndi mu kazi byo kumenyana. Nta media twigeze dusharinga. Ibindi yanyorezaga ni ibintu, amafoto yo mu bikoni y'ibirungo, avuga ati iki gikora ibi, si ibyo se. Ibindi ubwo nyine byafite Hanyuma ikindi Lorenzo, utekereza ko umuntu wigeze kugukandira akanyenyeri byoroshye kuba ufata iya mbere ukanenga igikorwa yakoreye kuri stade? Ntabwo nafashe iya mbere. Semuhungu hari ibintu byinshi byamubayeho, kandi ntabwo mwigeze mubimbonamo. Ava muri Amerika, abantu benshi bamukoze ibiganiro. Nanjye mfite YouTube. Ava muri Amerika aza mu Rwanda, abantu benshi bamukoze ibiganiro, baramusebya ngo araje akene. Narayibonaga. Ntabwo nigeze mukora ikiganiro ngo musebye. Semuhungu igihe byavugaga ngo yafunzwe, ntabwo nigeze mukora ikiganiro ngo musebye. Sinigeze nza kumusebya kuri social media. Bivuze ngo nta kintu na kimwe kiri personal nigeze mwataka kuvuga ngo ndi ungrateful ndengera. Ariko hari ibintu biruta ibindi. Nk'umuturage uri responsible, ntabwo nshobora kubona ikintu cya indecency nkuko na Kenisi yabonye ikintu cya indecency cya Moses akagikomantaho, akagitanga opinion. Nanjye nuko nabijyanye, nanjye donc niyo cadre nabikozemo. Kandi nje ntabwo nigeze mwataka mu buryo buri personal, ntabwo nigeze mvuga ngo nzatwika ngo ibintu bye, ntabwo nigeze mvuga ngo nzamukorera ibi. Icyo navuze, nubwo nigeze mvuga ni Semuhungu acibwa agirwa igicibwa oya. Niyajya muri stade ntakore biriya bintu, nta kibazo ngende nari kuba mfite. Edayeri n'igihe batangaje ko azajya muri stade, no kuri radio Rwanda nigeze mbikoraho commentaire mbi. Ariko maze kubona zira video umuntu ajya hasi down chini akubita ikibuno agira uti, nabonye ari ibintu biri indecent. Umuntu ujya muri stade kenshi nzi environment yaho ukuntu bimeze, nabaye concerned, so ari ibintu biri personal.